biravugwa, byaravuzwe, ibyanditswe by'uyu munsi. Musore noneho reka nze nawe mwigishe, reka nkungure agatekerezo. Umusore uri mu rukundo ariko ukaba aka kanya uhura n'umukobwa ukabura ikintu umubwira, ugasanga amagambo arabuze neza neza. Bijya bibaho pe, ariko reka nkwereke, hano hari ibibazo naguteguriye uzabaza uwo mukobwa mukundana. Ibyo bizatuma ikiganiro cyanyu kiryoha ndetse kibe kirekire. Gusa ntugende utarangije kumva ibibazo byose, kuko kugera uko turagenda tuzamuka niko urajya wumva ibibazo birimo ubwenge. Ikibazo cya mbere uzamubaze, uzamwegere witonze, umubaze uti ninde muntu ufata nk'intwari mu buzima bwawe, cyangwa se umuntu ufata nk'icyitegererezo. Ibi ngibi bizatuma umenya umuntu yifuza kuba we, n'umuntu avuga ati byibuze mbaye nk'uyu nguyu. Icyo gihe nawe uzahita bikwereka uko uzitwara ndetse unamufashe gukabya izo nzozi ze. Ikindi kibazo cya kabiri uzamubaza uti ni ikihe kintu ukora kikakunyura, ni ikihe kintu wumva kigushimishije iyo uri kugikora mu buzima bwawe. Icyo gihe bitewe n'igisubizo azaguha, nawe uzahita umenya ikintu aba akora kikamushimisha, mbese ujye umufasha agikore ndetse kenshi. Ibyo bizatuma urukundo rwanyu rwiyongera, kuko ibyo yifuza uzaba ubimukorera ndetse unamushimisha. Ikibazo cya gatatu rero usaza, iki kibazo kirasekeje ariko uzakimubaze. Uzamubaza uti ese ni ikihe kintu mu buzima waba warakoze kikagutera isoni? Iki nacyo kirasekeje, ariko azajya atangira kubwire ati ibi n'ibi byanteye isoni, ibi n'ibi ati ahangaha rwose narisetse. Ubwo ikiganiro cyanyu urumva kizagera kure ndetse muvuge byinshi cyane. Ikibazo cya kane cyo kiravuga ngo ese niki cyakubayeho mu buzima kikakubabaza? Icyo gihe azahita akubwira icyamubabaje ndetse uzanakirinde, unakimurinde nawe ubwe, kugira ngo atazongera kubabara. Ibi bizatuma urukundo rwanyu rwiyongera. Ikibazo cya gatanu twihuse rero, uzamubaza uti ese ufite inshuti zingahe? Iki kizagufasha kubona niba ari umusosiyabure, niba ashobora kuba yakwakira abantu, cyangwa se afite inshuti nyinshi. Bizagufasha kuko hari igihe umukobwa akundana n'umuhungu, icyo gihe agahita amuca ku muryango we, cyangwa se akamuca ku zindi nshuti ze bari basanzwe bakundana. Rero nusanga ari umuntu ukunda kubana n'abandi, ibyo bizagufasha kuko mu rugo azajya ashobora kwakira abashyitsi neza ndetse anabishimire. Ikibazo cya gatandatu kiravuga ngo ese ni iyihe movie ikunezeza, cyangwa se ni iyihe TV show ukunda kureba? Uzamubaze n'ubwoko bw'ibitabo akunda gusoma, bityo ubimugurire cyangwa se ubimukodeshereze, ubundi asome komeze yishimye. Twihuse reka dukomeze n'ikibazo cya karindwi. Uzamubaze iki kibazo, umubwire uti ese uramutse utomboye amafaranga menshi, urugero nka miliyoni 10 z'amadolari, ni iki wahita ukora? Ashobora kuzakubwira ngo natangira ubucuruzi, akubwira ngo nahita nkora umushinga uyu n'uyu. Ibyo bitekerezo azakubwira bizakwereka ko uwo mukobwa afite intumbero ndetse afite n'inzozi, afite n'ubushake bwo gukora ndetse abonye igishoro yakora cyane. Ikibazo cya 8, uzamubaza uti ese umugabo mwiza kuri wowe ni umuntu umeze gute? Icyo gihe azahita akubwira ati njyewe umugabo numva nzashaka ni umugabo umeze gutya. Aho ngaho nawe uzamubwira ntazagira icyo agusha, akubwiza ukuri, nibyo byiza. Icyo gihe bizaguha amakuru umenya kuri mu bagabo yumva yazabana nabo, cyangwa se nyine uhita umenya ko nyine utari mu mubare wabo yumva azabana nabo. Icyo gihe ushobora guhindura uko witwaraga, cyangwa se nyine ukarekeraho ugakomeza ubuzima bwawe, kuko urumva uwo nguwo ni wawe ukiri mu mubare w'abakeneye.
gusa uzakomeze umubaze n'iki kibazo cya 9 kivuga ngo ese ni ikihe kintu wifuza kuzageraho. Icyo gihe azahita akubwira ngo ndifuza kuzagera ku icyo, ashaka kuvuga ngo ndashaka kuzagura imodoka ihenze, ndashaka kuzagura icyo gihe urumva azaba ashaka kuzakora cyane ngo ayigereho uwo mukobwa rwose ntazagucika kandi ubwo uzaba ubyumvishe neza. Ikindi kibazo cya 10 ari nacyo cya nyuma, cyo kiranasekeje cyane kandi nacyo kibazo gikomeye mu bibazo byose uzaba wamubajije. Uzamwegera umurebe mu maso umubwira uti kuva navuka mu nda ya mama nta mukobwa mwiza nigeze mbona nkawe. Kizamushimisha, kimwereke ko umwitayeho ndetse unamuzirikana. Nshuti yanjye, ndacyari Timobi C Clever, still modern boy. Keep in mind that name, modern boy. Ndabakunda, gusa icyo ndi kubasaba ni mukore subscribe. Ubutaha mbafitiye ibindi byinshi byiza cyane nshaka kuzabagezaho ndetse nshaka no kuzababwira. Thank you.